nkunda inyama n'ifiriti. Kunywa njye nikundira igikoma. Nkunda kunywa agakoma. Konje kubasuhuza abadukurikiye kuri Gute TV muri kano kanya. Imbere yanyu ku screen murahareba umukobwa mwiza cyane. Nakaraza no kubibwira nta mpamvu yo kubibwira. Gusa nyine twebwe dukubisanzwe dutangira tubasuhuza abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, mwese turabakunda cyane kubera ko ni mwebwe mutuma dukora ibingibi kandi namwe tuba dukeneye kuba twabibagezaho. Murebe ibiganiro byacu bimeze neza, murebe amafilime, amaseri byose, amakomedi byose, dore ko kuri Gute TV nta kintu utahasanga keretse wowe gufata umwanya wawe ukabanza ukareba iki kiganiro, kubera ko uyu mukobwa ni umukobwa akenshi cyane ibiganiro bye byinshi cyane yagiye akorera ku ma TV atandukanye menshi cyane, ntabwo nayarondora yose ngo nyarangize. Gusa nyine reka natwe tumuganirize mwumve icyo atugezeho, atangira natwibwira. Murakoze cyane. Amazina nitwa Rwibutso Marie Louise. Ego. Nishimiye kubana namwe tugakwana ikiganiro. Murakoze namwe. Akenshi cyane iyo tugiye gukora ikiganiro ku muntu, hari abantu bamwe barabidusabye, hari n'ibibazo byinshi cyane bamwe baradusabye kuzamubabariza. Rwibutso tukuzi mu bintu ukina amafilime, ngo bimeze bituwe? Nkuko mubibona, nkuko mubizi, ngiye mfite impano yo gukina filime. Ndanabikunda, ni ibintu bimwe ko mbikunze. Mwabonye iyo twakinnye ya mbere kunza kuri channel yacu yitwa Moniye, niyo nakinnye ndi umunyeshuri, ni njye wa nyawe nyine. Hari n'indi twakinnyemo nanone yitwa Bright Vision School, nakinaga ndi umubyeyi. Ni ibintu nge numva ko bindimo nk'impano, mbese mbona ubuzima bwanjye bwa buri munsi nameze ibintu nk'ibyo, amakomedi, kwibyinira, kugira ibintu nk'ibyo tu. Ariko nyine akenshi cyane hari igihe umuntu akunda ikintu akunda kugiha umwanya. Wowe gukina filime ubiha umwanya ungana iki? Akazi gasanzwe cyangwa amasomo? Ntego ntabwo biba byoroshye, amasomo, akazi byose turabikora kandi tukayifatanya no kuba twakiniye filime bitewe nuko numva mbikunze. Ngewe nkunze ikintu nuvuga ngo panga umunsi wanjye, nkavuga ngo umunsi wanjye upanze gutya, ndajya mu kazi mu gitondo, mfite ishuri rya nijoro, kandi wenda rimwe mu cyumweru nzagiye njye gukina. Igihe nakinnye n'ubundi nzafata n'igihe nanjye mbashe kugira ngo mbirebe, nsangize bagenzi banjye kugira ngo ama views yiyongere kandi abe menshi, tubashe kugera ku cyo tuba twaragambiriye. Reka twikomereze noneho. Ubundi Rwibutso akunda iki mu busanzwe nk'umuntu? Ntago nzi ngo nkunda iki, sinzi ngo ni mu buhe buryo, cyo kurya, cyo kwamba. Okay, cyo kurya nkunda inyama n'ifiriti. Kunywa njye nikundira igikoma. Nkunda kunywa agakoma. Ariko buriya wamugani agakoma bura nta kintu kaba gatwaye. Noneho buriya Rwibutso, ubundi wibona nko mu myaka 5 muri sinema, urumva uzaba umaze kwigeza kuki? Buriya ngiriwe amahirwe, ubushobozi bukiyongera, ubundi ndoto zanjye numva ko nanjye nzaba umukinnyi ukomeye. Hahandi ngenda bakavuga ngo dore Mama Sava, mu gihe bavuze Mama Sava bakavuga ngo dore mu bakinnyi muri ya filime yitwa Omoni. Ndashaka nanjye kuzandika izina nk'abandimbati bari. Buriya hari abantu benshi baba bakinnye amafilime, ni ba rumodo banjye. Buri musaza ndimbati mukunda cyane, ndamukunda kuko mbona ukuntu yitwara. Nuvuga ngo niyageze umwanya wa filime aritwara nk'icyo agiye gukina aricyo. Niba ageze umwanya wo hanze, kujya hanze, nabwo arahindura style. Ubwo rero tugomba kwisanisha n'ibintu turimo turakora. Kugira buryo niyo wimva ikintu ko ugomba kugiko kandi ugikunze, isanishe nacyo kugira ngo nukubona abone ko ibintu murakora bifite gahunda. So nanjye rero uko mba numva Imana idufasha ikaduha ubushobozi,
numva nanjye naza umukinnyi w'amafilime urenze. ariko ubona nk'umukinnyi wa filime mu Rwanda urenze wa mbere ku buryo utagira ibintu byo kuvuga ngo uyu dufite icyo dupfana, uyu turakorana, uyu ikindi ukavuga ngo uyu nguyu niwe mukinnyi wa mbere mu Rwanda yaba mu bagabo yaba no mu bagore? Urangoye pe, ariko ntabwo ngira avuga ngo ninde urenze. Njye ndeba umuntu nkunda kugira ngo nafata urugero nkavuga ngo mbigenje gutya nkakora uko ndimba atakora byangeza ahantu heza, cyangwa se mbigenje gutya nkitwara uko amenya yitwara. Buriya bamenya ni umusirimu pe, ni umukire, ariko bitewe n'amalori akina wagira ngo ni umuranga wa fake wakabwa, ariko muhuriye mu muhanda umva shumi ndakaba nanjye mpita mba crash noneho byanyabyo. Ubwo rero nkubwiye ngo urenze oya naba nkubeshye pe. Njyewe hari abantu numva ko nkunze bitewe n'ukuntu bitwara mu mukino, bakitwara gutya outside y'umukino nabwo bakitwara uko ndikona. Njyewe nicyo kintu ndeba, ntabwo ndeba ngo umuntu ararenze ngo afite iki, ndeba ngo ese niyo turimo turakina muri wenda nko muri stimade n'urugero, nta turi gukina muri stimade niki se umusore mwiza se ni kibogari aragira uko yabuze kwitwara, nagira hanze akajya kuririmba nagagira uko naza kwitwara. Njye nicyo kintu mbasha kureba, ntabwo ndanga umuntu ngo arenze abandi ngagize gute oya. Nkuko wenda mu Kinyarwanda tuzi ko Bruce Melody ari umuntu uzwiho kuririmba indirimbo kuri igihe basiga ngo ni ibishego. Yes, ararenze ndaramukunda nawe. Ubwo rero mbwiye ngo ninde urenze nta nkubeshye, gusa ngiye ndeba umuntu ukora ibintu bye byagombye kugenda. Ariko urumva nangiye kumitishamo ntago najya kure ya Ndimbati bamenya na Ketchup, ndumva araho. Ariko nyine uri umukinnyi wa filime kandi ukunda no gukurikirana na filime zo mu bindi bihugu, ubundi ugiye gushyira nk'u Rwanda ku mwanya nyine mu bihugu bifite amafilime aryoshye, wowe narushyira nko ku mwanya kanga? So urebye biragoye. Urumva n'ubundi ntabwo najya gutaka ahandi nisize, nanabishoboye nashaka umwanya wa mbere, ariko turacyafite wenda se navuga ko ari ubushobozi bukeya cyangwa se sinzi ukuntu nabyita. Hari ahantu haba harenze kurusha ahandi. Rero u Rwanda nta bushobozi dufite, cyangwa se nkatwe turatangira gutya ntabwo dufite ubushobozi bwo guta twafata ibintu ngo tubitumbagize tubishe ku evu yo hejuru, tuve hasi tugere kuri gatatu wenda n'urugero. Kugira ngo ugere kuri evu ya gatatu muri etage uhera ku ya mbere uzamuka, rero bitangira gake gake. Njye aho ngo ndashaka umwanya wa kangahe, ntago navuga ngo ndashaka umwanya wa mbere kuko ari igihugu cyanjye n'undi nashaka umwanya wa mbere, ariko tuba tuvugisha ukuri. Nyine hari igihe ibintu bitari byagenda neza, ariko buriya at least aho bigeze ubu ngubu uri kubona ko uri kugenda bicamo. Ariko nyine hari nk'umwanya wakenera. Ntabwo narahubwiye, ntabwo nataka igihugu cyanjye nabi, ntabwo nagishyira ahantu habi. Ni ku wa mbere nawe urabyubutse ubwiye umbaza. Ariko se ubundi reka nkubaze, sibyo? Nari nkubajije akantu nyine kajyanye n'umwanya w'ibihugu nyine washyira ku Rwanda nyine mu bijyanye na sinema. Ariko se ubundi tutagiye kure, ubundi sigizwe n'ibihugu bingahe? Yewe no wa munyamakuru nawe cyo utangiye kumbaza. Utangiye kubona ko utangiye gutandukira. Nareba ariko dusubize icyo kibazo. Reka ubu ngubu harimo nyine iki twege dukora ikiganiro kirimo n'ikintu umuntu ashobora kuba yareba akavuga ati uziko ntarinzi ibihugu bigize iyi si ni bingahe? Man, reka nkubwire aho ngo twatugiye kujya hajya ngo se uyameneshe kano kanya. Buretse uko yamenesha neza kuri buze kumenesha menshi hasishyamo n'imiyaga. Bane sungu nzindukiye niteguye ko uri buze kumaza ibibazo. Mba nakoze tita ariko pfusha. Ariko urabona no mu mashuri urumva usibye ishuri ry'isi niryo tuzirizana ikizami imbere yuko rikwigisha. Ubundi ishuri tumenyereye ryo mu ishuri barabanza bakakwigisha. Rero ni gutanga iki exam. Ubundi umuyobozi w'umujyi wa Kigali yitwa ayiwa Kigali simatuye. Kigali simatuye njye yituye ku Gikongoro. Rero okay, ngareka umuyobozi w'intara y'Amajyepfo.
harya mu n'abajyepfo ni ku Gikongora cyangwa ni Burengerazuba kumva ntatuyinora ntabwo nuyino rwose kandi utangiye kumvana muri mood. Oya ntabwo nkuvana mu wowe rega imba ndi kukwibariza utubazo kugira ngo wenda n'umuntu utaruzi iki kintu akimenye. Uri gukina rwose barumbaza utundi tuntu tutari utungo turi kumva kuko ngiye tangiye kumbaza ngo filime nayikinnye gute byagenze gute umbaze ngo ngiye gukora shoot uko n'ubwo mu kanya ngiye kujya muri shoot ubwo uri kunyereza. Ngiye kujya muri shoot yo gukora iki? Ngiye kujya muri shoot tugiye gusohora video ya filime turimo turakina n'ubundi niyo twakomeje ya Bright Vision School. Hari utwo n'ubundi ngiye kujya gushutinga n'ubu ngubu uje rwose ariyo gahunda mfite numva ko ngiye kugenda. Nk'iyo ni nk'ikihe gihugu bagutumiramo gukina filime ntushijinganya? Man ko njye nkunda abahindera no kuvuga byanze kunze igihindura cyatanje noneho ugiye kutubwira nk'amagambo 5 mu gihinde. None se ko nkunda abahinde nkunda characters z'abahinde nkakunda uburyo basa nkakunda uburyo bakinamo n'indyo zabo rero ubwo njyana mu byo kuvuga indimi ubwo ndabanza njye guturayo. Aho ni mutankotoje. Ariko ubundi rwibo ubundi utubwiye ko ukunda kujya mu bihugu byo hanze ubundi igiye ukoresha uruhe rurimi? Hari ikintu cyitwa ikinyanja gikoreshwa mu gihugu gikoreshwa muri Zambia. Ntacyo nzi ariko pfa kumbeshya nyine ariko gerageze ni ubeshye utakizi bagenda gute ntari abantu baraza kuduha comment. Ubundi nukuvuga ngo umuco w'abantu muri Zambia nkuko naza ngo mwiriwe cyangwa se mwaramutse nk'ukuntu basuhuzanya baba ngo muri Bueno ego nushaka umbeshye muri Bwanji ubwo bigasigura iki? Nyenda ubwe mwiriwe muri Bwanji undi agatabaza ngo agatavuga ngo turi Bueno kayayimwe we peti ako ntago bakongeraho ntako ngushiriyeho ubundi iyo nakubonye hako nawe uri kumpfunyikira kuko ufatiranye se ngo nuko wambonye ubu uri muramfatira namwe ko ngiye kujya muri shoot ngo uramfatira uramatiriza ntari ariko rega uzareba ahantu henshi cyane ukoze ikiganiro byanze bikunze buri muntu wese aba yifuza kuba yakireba. Nanjye rero ngomba guhita nkugeraho nkavuga ni ewana nanjye uyu munsi ni njyewe ewana nta kibazo noneho ariko ubundi ko mbona wisanzuye cyane uri single. icyo kibazo ra ntabwo nshaka kumbaza man ese ko ari beta nambaye iyi se ni iki? Aka ni agahezo aka ni agahezo ubundi si rwo rutoki rusobanura iki y'abantu rwambaye hino nanjye nabwiye ngo ni agahezo ubwo nyine rero tukirwa agahezo njye niko umva bya danje ariko stingo and search byongereho ntabwo ntahamara amasa niba ari ibyo njye ndarifuza ubwo ni sava. ariko rwibutso ubundi nkibariza akantu ufite ibiro bingahe? Mutangiye kunyinjira bya danje tubivemo se man tubivemo bazimye kamera mfite 55. ubundi se kare kose nese ko wari unyivumbuyeho ndi warore mu biki shase nese warabyibushye cyane man kugomera ku munzani ryari kari kerara 2019 ubwo ni ibyo nyine ni 40 ubwo nibyo ese ubundi none se ngenda nambaraga kayo nyambara kandi ko iki iracyamwira nirihe banga ukoresha kugira ngo ibintu yawe mukara ibintu se ibintu ni umukara si ubona ko ndi nyabukara ahantu hose oya hangaha ho umuzungu nabirenze ntaco nkoresha ntaco menya ariko nkunda nko igikoma hari kandi nyuma cyakonje cyahoze ntabwo nyuma gishushe ubwo niyo mpamvu iba umukara
reka mfe kubishyika gutya ko se ko nta kindi kintu njya kiraho. ni igikoma cyonyine. Yewe agakoma sha. Ni ya style ngo nuza barayirya ntabwo bayisiga. Yes, ubundi makeup urazirya ntabwo uzisiga. Ugomba kurya makeup noneho bikazamuka bimeze neza fresh, sibyo? Gasanga umuntu ngarasa neza ngo yisize. Irya nurya urasa neza. Ngiye mba naziri ariko buri wazihagije. Mu gitondo iyo ubyutse ubundi uhita uri imbere ka breakfast ufatana. Ntabwo nkunda kurya mu gitondo. Niba mu gitondo iyo mbyutse mfata akarahuri k'amazi ashyushye karimo n'indimu. Wenda hashya wenda nk'amasaha nk'ane angahe nkanywa agakoma gake nko mu gatasi. Wabivugaga mu gikoma nkagira ngo wenda igica cyene nk'ijana. Yasha nanone nubwo nkakunda mu gatasi kamwe mu gitondo cyangwa agace wenda na saa cyenda kandi gace niko ninywera agakoma. Nibwo buzima bwawe bwa buri munsi. Nise ko ni byose byananiye. Byarananiye numva ngo wa za byeri ntago ngeraho. Ninywera agakoma n'ikivuguto cyananiye n'inshushu. Kandi ubundi tumenyereka ibyo bintu ari byo bikunzwe n'abantu benshi cyane. Wati nyine utajya burunera umwanya ngo bikurikirane ariko reka nyine icyo kibazo n'ubundi tugisimbuke tukiveho kuko nicyo n'ubundi ndaga kukubaza ahubwo reka mwibarize ikindi kibazo. Hari ubundi wize mu kahe kare? Nize mu turere tubiri dutandukanye. Nize mu karere ka Muhanga Francome ni Gasperi mu karere ka Kamonyi. Ikinyarwanda urakizi neza? Okay, nta kibazo nta kintu bitwaye. Harya buri akarere ka Kamonyi gahana imbibi n'akahe mu tuhe turere? Gakandi hakomeye rero ntabwo ari Ruhango nako ni Muhanga. N'akahe kandi? N'umujyi wa Kigali. Byonyine. Sava ndumva ari sava ngiye. Byanze bikunze akarere wizemo ahanini ushobora kubuzi ibikagize byinshi. Mani ibiki bikagize koko. Sujye kwandika akarere ka Kamonyi kubakitse neza sijya ngo hari ikindi nzi. Sibo kubakiza gafite inyubako nziza. Wize ayahe masomo? Ayandi. Nize ubuvanganzo, ubukungu, ubumenyi bw'isi. Icyo bita mu ndimi z'amahanga rege. Literature, economy and geography. Iki kibazo wawe wibuka babajije mu ukiga? Man. Muri simaze imyaka ingahe urangije? Ayiwe ko nshaje. Iri kumva nyirangije kwiga 2018. Ubwo ndumva njyari 3. Basi 3 rata. Ubwo nibyo. Turi muri mwaka s'ubundi. Era 23. Na kane so na kabiri sorry. Undi sikavukire yawe ni he? Share ko mushaka kuma pass. Rero utangira shaka ubuzima bwanjye ngiye kuba pass tu. Abantu bakumenyereka. Mu kavukire yanjye navukiye mu karere ka Muhanga. Nani y'amajyepfo. Umurenge wa Shogwe. Akagari ka Mubuga. Ni ibyo ngibyo birahagije nabe ntinarenza. Kuri ubu ngubu usigaye barizwa he? Tuvugana se ko igihugu nkigenda nyirukankamo cyane. Ubu ngubu ndimo ndaba mu mujyi wa Nyarugenge. Hano bita ko si musurazi. Ntabwo mpazi Kigali ko za Nyamirambiyo ujye wumva basise. Hari umuntu nacije undi ari kujya kuri telefone hafuka. Navuga ngo mu Biryogo. Hako nagandi ari ndanyishi. Aya. Handi bita Cosmos. Ngo ni Nyamirambo. Zagutembereza. Ariko subona iki kibazo gituma hari ahantu rumbwiye ngo arya ngo bahita wenda yanyice. Mwana navuze henshi. Biryogo. Mbanga abanyarwanda ukuntu uteye. Sibyo bamwe n'abatwe bamwe muri twe. Dushaka gufata umuntu bitewe n'ukuntu yibereyeho bitewe n'ukuntu icyo yikundira nuko akunda kwiyambarira ko akunda kwitwara
tayagata avuga ati kara gacu kuba ari agasirimu kakagafite n'akagigi umugigi kameze neza numva hari utore tujya muri mu 10 kandi uva mu kare kinjya mu kandi uva hano kujya kandi nyine uko ahantu ari muvoma cyane byakunda ari ishusho runaka atanga ariko ntago ariko njye mbizi ntago bihaba ntabwo urabona nta muntu urasanga nyine arimo gukora ako kantu nta agaki agakisi akantu kajyanye n'iryo zina avekina cyo gukora batubundi nyine mbwira kubera ko ngewe ndacyari n'umwana ntako rata undi si buraya babukora bate ntabwo mbizi umwana urabizi imyaka mfite mwana cyagira inana kubeshya cyagira ko mfite 23 none ubu ngubu usanze ufite ingahe imyaka 15 ndibura hameze 6 ubundi ngo mfite 14 n'igice ndaganira ariko nanjye ndi mwana tuzi urumva ko ibintu inana zigomba gukina iby'abana ariko abana bigiye dusigaye tuvuka tugahita tumenya ubwenge ese umwana imyaka 14 n'ibintu byose yabizi kandi uko nyina wawe munyamujyi w'Nyamirambo nkasobanuka nyine nanjye niyo mpamvu nanje nkunyigisha mfite 14 n'igice nduza 15 ejo bundi mu kwezi kwa hariya turi mu kwa kangahe cyangwa se ndakuzi afise ariko kumenya ari mu kwa 9 oya mu kwa 10 nduza 15 ata tusohoka ko kugira ko gafete ngako kabate ka hari imana ni karibu urakoze cyane reka noneho tukongere tukwibariza kandi kabazo kamwe konyine kamwe kanyuma ubundi bakubajije ngo akarere wifuza guturamo mu Rwanda bumva akifuza gutura mu kahe karere yuzukuri tangiye kundira mu turere numva naturamo ntago nava i Kigali kuko ndi umujyi wa Kigali akarere sinyitayo ariko nyine nawe arabyumva aheze bitazanya gasambu zanyacyonga zahehe ntago nazituramo mu mujyi ndani ariko reka nkubaza sibyo umubwiye ko watura mu mujyi wa Kigali twumva intara y'amajyepfo urumva tukumva y'amajyaruguru tukumva y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba buri mujyi wa Kigali turamutse tugiye kugenekereza ngo tuwushyire muri kategori runaka ubona iyo wajya nka hehe wajya hehe ubundi nakubwiye kuva kare ko navuga ibyanjye nabi ntabwo wajya gutaka Kigali nsize Muhanga oya nyine ndakubwira nti umujyi wa Kigali turamutse ushobora kuvuga ngo nyine twavuze intara y'amajyepfo Uburasirazuba n'Uburengerazuba intara zose turazivuga uri umujyi wa Kigali bura twawufata nk'umuyihe kategori ariko naho mvuge ako kajambo kabanza kakaza umujyi wa Kigali umukano umuntu ava mu cyaro ngiye Kigali uvuye Rubavu ngiye Kigali uvuye Gikongoro ngiye Kigali uvuye Kibuye ngiye Kigali uvuye ngiye Kigali umva Kigali ni ikintu cyubakitse kandi kigize gute gikomeye zikumva niyo mpamvu man barumva njya nyine ari umujyi to bya danje ntabwo waba intara yo hagati nibango umujyi wa Kigali n'abantu bose bashakira iki amarongo uva mu cyaro batingiye gushaka akazi hehe i Kigali kandi ukakabona ubwo urukumva iyo ahantu uva hamwe ujya ahantu batingiye kwashaka iki kandi ukajya ukakibona byanga byakunda ntabwo wavuga ngo nta kintu hamaze kuri filime yacu agahinda ke ujye ukurikirana filime agahinda ke cyane tugeze kuri episode ya kangahe ndashaka ari 36 cyangwa 7 hafi aho ubona baguhaye gukina muri role wawe ntakinamo nk'ihero bon nge nigeze kumbwira kare ko kuva kare ko ibintu byose role yose umuntu yama ntayikina nshobora kuba umugore mu rugo nshobora kuba umwana nshobora kuba umunyeshuri nshobora kuba umukozi wo mu rugo ariko buriya agahinda ke hari ikintu kirimo kiraburamo man ruriya ruguzi ko nta mugore rugira nese urangiza umugore n'abandi mugore mubira oya nako ntabwo byakunda waba uri umugore mwiza nawe umugore ubereye urugo yes ubwo urumva ndimo ndibwira yemwe abana bo mu gahinda ke mushaka umugore kujya muri ruriya rugo nawe ubundi ahandi sava ntahandi rwose byagendaga
kuko mbakurikirana buri munsi kenshi mba ndi kubireba ubwo byagendaga nta ribi. wakoze kuduha umwanya wawe ngo tuganire. namwe mwakoze cyane kandi ndabakunda. bivuga n'uburyarya bwinshi mani ntabwo ari uburyarya nyine mba nshyizemo akantu ko kuba romantike ukabona ko ari uburyarya ariko ntabwo ari uburyarya bro. gira icyo ubwira abakurikiye abadukurikiye kuri Gute TV aka kanya nyine. icyo nababwira ndimo ndabashishikariza kureba filime ziri kuri channel yacu Gute TV. hariho filime hari Omonie nabwiye ko nyiramo ndakana k'akanyeshuri, hari yitwa Bright Vision School nabwiye ko nayo ikinyemo ndi umugore w'abana, none hari n'iyindi agahinda ke nayo ni nshyashya ndakeka tugeze kuri episode ya 37. nashishikariza kuyireba mukaduha inama inyunganizi mukakora like share na comment. mbese muri comment umuntu atubwiye ati bigende gutya. hano nabivuze byose numva ikintu kimwe nibagiwe. navuze ngo muze turebe Gute TV, dukore share, like and comment. ari se nibagiwe. Okay. wanabimvugiye. wavuze ngo bakore subscribe. yes. kugira ngo nyine tubone amahirwe tuzamuke tuve hamwe tujya ahandi. ndumva ari ibyo mwakora. murakoze cyane. ciao. wakoze nawe warebye iki kiganiro kuva tugitangira kugeza tugisoje, dore ko ubusanzwe ubundi ibiganiro tubikora kubera wowe utwereka urukundo, ukomeza kureba ibiganiro byacu, amaseri meza byose. nta kintu nabona nagushimira wowe. komeza ukore share, subscribe, like na comment, ubundi dukomeze kubana ibihe byose. dusoza rero ikiganiro cyacu ngiye icyo nabasaba ni ugukora subscribe, like, share na comment nkuko bisanzwe. ni True Tiger Rich Boy. imbuga zanjye nkoranyambaga zose nuko nguko nitwa, dore twari turi kumwe n'uyu mwari mwiza cyane. Jobless.